Uyu ni umwana muto cyane w'imyaka 17 bamwita Olivier Boy. Ni umwana w'umuhanzi yaririmbye indirimbo irakundwa yitwa Musori. Gusa impamvu nifuza ko tuganira kuri uyu mwana kuri uno munsi ni ukubera ko hari ibibazo bimaze iminsi ibiri hagati yiwe na management ye. Ugiye kumbaza ngo nabikuye he? Mbahe ikaze mu kiganiro kuri nitwa Kevin Swaninganje. Uyu mwana Olivier Boy w'imyaka mikeya igana kuri 17 y'amavuko, nyuma y'uko akoze indirimbo ikaba hit igakundwa cyane, ibi byatumye abona management. Iyo management yasinyemo amasezerano yitwa Ben Music. Nyuma nago byaje kugenda neza bitewe no kutumvikana hagati yabo bombi, hagati ya management ndetse n'umuhanzi ndetse n'umubyeyi ubyara uyu mwana. Ibi kandi byakomeje gutuma manager wa Olivier Boy witwa Ben akomeza gushinjwa kudatanga imbuga z'umwana. Ibi kandi bigatuma bavuga ko akomeza kurya amafaranga y'umwana, adatuma umwana atera imbere, ahubwo akomeza gukoresha iby'umwana mu nyungu ze. Ndagira ngo wumve aya majwi yabo, ibyo bakomeje kubivugaho nabo ubwabo batumvikana, uraza kumbwira. Yo Kajo. Yo. Ubese. Dore ikintu gihari. Ejo wa musaza n'ubundi yakomeje kunshiringisha ngo ntago uramufitiye nkarakomeza kuba mu cyaro. Rero njyewe n'ubundi twagiranye amasezerano. Ambwira ko ngomba kuba nyine mufite twaturi gukorana mu buryo nyine n'ubundi ukuzamura bya biporate. Ikintu gihari rero, ejo bamanutse ngo bahaye imbuga. None umupeti aje akakanya imbuga ngo wamubwiye ngo nige turavugana. Sinzi ko rero turavugana ku mbuga kandi nyirazahari. Oya. Yewe. Bigaragare ko umwana wamukunze nyine to, sibyo se? Kuko umva ibyabaye byose hari ubiri inyuma, kuko wagiye n'iwabo byose n'uwo mwana yarabimbwiraga, n'uko wamubwiraga byose yarabimbwiye. Nanjye nta mananiza nabahaye, urumva? Nta kibazo, ni ukuma amafaranga nakoresheje n'iriya ndirimbo remix, n'ubundi indirimbo iracyacuruza. Uvuga ndarumo hari ikibazo. Ibyo ngibyo ntabwo ari njye n'ubundi akagombye ejo ukimara kuvugana na erega management wamufashe ni ugomba kugira ute kwishyura nyine ibyabaye. None se ubwo navuga ngo management yamufashe se? Dore ikintu gihari, management yamufashe. Ubwo urumva wanze kuvugana na papa we. Papa we noneho urumva? Papa wamamagare cyangwa ajye kunde gatuburane, hari ikindi? Dore ikintu gihari rero, icyo njye nirinze no kuba n'ubundi nakwinjiramo, sizo? Njye nirinze kujya mu bintu byinshi n'amatiku kuri uriya musaza nawe ndi kubona yanarubiye. Ikintu cya mbere gihari, uyu mupeti nta myaka afite 18 yo gusinya. No mu masezerano twagiranye twasinyanye na se, ntabwo ariwe twasinyanye. Ikindi kintu gihari, uko bizagenda kose hari ibikorwa yakoze. Aka kanya we yirengagije n'igihe n'umwanya yari adahari, atazi ngo umwana we ari hehe. Ibyo ngibyo nyine urumva se nawe yabyirengagije. Ubeho ubwawe nawe hari ibiganiro mwakoranye byakwinjirije. Hari na deal mwakoranye nazo zinjije. Ibyo ngibyo ntabwo yigeze abisaba. Ikintu gihari n'igihangano mwakoranye kiri ku mbuga ze, kandi bitewe nuko nta masezerano ahari ashaka yagisiba cyangwa se. None se Kajo ngiye hari ikimenyetso kigaragaza ko mfite imbuga ze, ariko man ubwo siko mutajya munatekereza se? None se shaka we Kajo, ubu ngubu ngewe nta kibazo mfite tu, nta n'ikibazo mfite kinaremeye tu, urumva? Nta kimenyetso kigaragaza ko imbuga ngiye nzifite, urumva?
icyo ni icya mbere. umwana rero kuri iyi mihanda no mwana nose nimero umva nkubwire ariko umva nkubwire Kajo ntabwo ibi hari ntabwo babona imibare yihera na nimero yawe kuba ruyo ntabwo bigaragara. Kajo sinzi ibyo ushaka kugaragaza Kajo bafashe nimero yawe bakajya gufata noze bakajya kuri recovery ya chaîne bagasanga message ziri kuza kuri nimero yawe aho ngaho buri bikikira kandi ama screenshot yamaze gufata. umva nkubwire rero urumva n'imbuga ze ibintu umva nkubwire Kajo ni ibintu babikorerwa hehe ku mbuga n'ubundi hari ngano no mubanze munyishyura amafaranga nakoresheje iriya ndirimbo hari ikindi bandi baraguhereza buriya uravuga management ishyakirega n'irayama cyangwa umva we ubwire se amamagare urumva amafaranga mwinjije umva se ubwire se nyine umva ariko ubwire se amamagare umva ubwire se amamagare ajye kundega tuburane. indirimbo yakoze mu mafaranga umupeti yinjije we yabimbwise ko twanze kugira ro musaza kugira ngo atanavuga ati nawo mafaranga arayashaka amafaranga ya buriya Kajo wowe umenyereye imbuga mva nkubwire Kajo umenyereye imbuga ndabizi uko indirimbo yinjije arabibona n'iki n'ibigenda ku ndirimbo urabizi urumva n'abantu benshi barabizi ibintu bigenda ku ndirimbo igihe barimo kuyikora kuri codinga gufata amashusho kugira iki ibintu bigenda arabizi. we rero wa musaza mwaramushutse mugira ngo burangiye narabarebaga nkabaseka nkareba ibyo mukora muhubagurika nkabaseka mwituriza Kajo buriya nariturizaga. indirimbo yawe uri kuyihereza agaciro kangahe audio na video yayo uri kuyihereza agaciro kangahe n'ibyo bindi bikoresho wamuguriye wenda nabyo nyine tubindanye uri kuyihereza angahe. ikibazo ngiye kubikubwira utaranayishyura ni ikibazo ahubwo ninde urayishyura ngo tuvugane. ndurayishyura ngenda yishyura nta kibazo ubwo uri amakamiliyoni ndaguhereza miliyoni. umuproducer wayikoze arahari ayo yishyuwe arahari nyine none se njye nahakanye kadahari na cameraman wayo arahari rwose na director arahari byose arahari producer wayo arahari none ahubwo wayishyize ku rubuga wowe utanze nyine ari ndwaye uburenganzira. sawa nta kibazo ubwo nyine turareba wamaye uburenganzira. iri gucururizwa ku rubuga rwande ninde yagwaye uburenganzira ninde ibyo ngibyo nyine ni ibintu ngende kubivuga gutyo kugira ngo wumve ko mu gihe umusaza arabizamo n'ubundi inzego zakugonga. oya nta kibazo inzego zingonge urumva inzego umva ariko inzego mushyireho inzego nge ntago nzitinya bro ntago inzego nzitinya ndi umunyarwanda urumva ndatuye na umva nubwo ndanga Musanze ngiraho nkomoka bro reka mushyireho we pasi ibintu birabinambara kaniturize tori bimuvugishe Halo ni sawa tori bimuvuga yego nakumvishe none kwaje navuze imbuga zose muhaye tukavangwa hazimaye ukawatazimuhaye buriya ushakikira none se papa Olivier we ubundi ibintu by'imbugura bimenyereye usibye abantu bakugiye mu matwi ugakora ibintu ubu utabanje kwitonda ngo ubanze ubaze neza nyine umva nkubwire wabanje kwitonda ubaza neza ni kuriya buriya rero urumva uriya mwana waramuhemukiye cyane uranyishyura y'indirimbo na show ira remix umva nkubwire urishyura studio na show wishyura abafashije amashusho niki n'igihangano urumva nagiye gukoresha amafaranga nakoresheje umva urishyura amafaranga nakoresheje urumva kuri iriya ndirimbo management yamufashe ni shyashya urumva umva nkubwire nyine umva ariko umva nkubwire nyine ubanza unyumve urishyura iriya ndirimbo uko yakorewe studio irahari wafashe amashusho arahari abayikararinze barahari abayimasterinze barahari urishyura kugira ngo urumva
ibintu byose abihabwa uburenganzira nk'uko yagize ute twabyumvikanye nta kindi mvugana nawe siko none nari kumvikana nawe ni wo muhanzi twumvikanye umva rero nimba utumva tutabyumvikanye imbuga zageze gute nazifashe gute tutabyumvikanye urumva nazifashe gute aha sawa rero umva hari abayobozi urumva hari abayobozi batuyobora wowe ujye kundega urumva hari ababishinzwe urumva hari ababishinzwe hari n'abayobozi ibyo nibyo byiza rero noneho genda undege wowe genda undege nta n'ikindi nongera kuvugana nawe genda undege turaburana bikemurwe n'amategeko ndi umunyarwanda ndatuye ufite namba yanjye ufite iki urumva umva nkubwire buri kimwe cyose ndagifite urumva ndatuye badukiranure nta n'ikindi kandi ntabwo nongera kuvugana nawe izi ngizi nitwumvikana amafaranga wama urayama ndayaguha urayama nta kibazo nimba iriya ndirimbo ayo nayikoresheje turumvikana ntahari bito ngiye ndayaguheza nayikwemereye nawe ariko ituma umureza uravuga ngo wabitubwira usigaye oya ntabwo kuri umwima nta rumwima mani none siko nanjye mwifuriza iterambere mfungure rambona mwana tugane n'uno muntu ntago namwifuriza gutera imbere mwana none siko nanjye nari namufashe kugira ngo atere imbere nanone birumvikana none si yari imikisi wayikoresheje ngahe mani njyewe abajene nari nabaciye miliyoni urumva kuko numvaga umva ariko nari nabaciye miliyoni numvaga badashaka kumvikana nyine ndabihorera none si yari imikisi wayikoresheje angahe none sinayikoresheje angahe njye nari nabaciye miliyoni ntibansubiza nayo nta n'ikintu bigeze bansubiza ari nkayo wabigenza ute oya mwakumvikana uri kumva ukavuga ngo yari imikisi nayikoresheje aya ukavuga ati n'uwenda nakoze iki nanone ukavuga ati nakozwe n'uwenda n'iki nk'iki itisi guhita mwumvikana n'ibyo agaciro bifite rero byo wagiye ukora iyi ngo rata siko byakagenze rata na Olivier nawe arabizi kuko ntabwo twakoraga ibintu rega adahari ibintu byose yabaga arimo kureba byose ari kureba ubwo urumva rero nta mutima mubi mufitiye kuko simwifuriza kudatera imbere pe nyine urumva nyine nta mutima mubi mugomba kugirana n'umuntu kuko n'ubundi butazanyenera kandi umva utazanyenera nose nyine dupangira ari imitisi yatwaye amafaranga nayo nyine njye n'abaciye miliyoni urumva barisaza nawe ati nimba mwishajije rero ubwo ubuyobozi nibwo buzadukiranura nabo indirimbo amafaranga iba igenewe ndayazi buri kimwe cyose ndakizi si ubwa mbere rero biriya bisajije urumva ntabwo baba babizi kuko njye nari mbizi kwa kundi muba ngo vuba tugende biriya biba byanaranarangiye kera nicyo cyabiteye rero none si wowe ikibazo nakubaza wakoresha indirimbo ya miliyoni none ukoresha indirimbo ya miliyoni none numva narayikoresheje angahe ari nkawe nyine nsubiza nkawe nk'umuntu wayibonye urumva wenda sibe kuba wavuga miliyoni ari nkawe ugereranyije wenda nawe si uri umuhanzi urumva iriya ndirimbo ihagaze nkangahe iriya ndirimbo kuba ari imigi ntabwo yigeze ibagora iriya ndirimbo amakuru mfite ko diyo mwayikoresheje vende
kumva ikibazo nzigaranye video warayishutingi ntago ari byo nayishutingi ariko ubwo nibyo noneho njye nimba narayishutingiye njyewe nta mumaro mfite nyine nawe reka turaguhezaga turavuga ati nawe ukwiriye urumva wama nkangahe bishutinga ndetse dufate na 15 15 kamaze kuba nkahe ahubwo nagira ngo uri guteranya amaze kuba 35 umuntu yeditinze na reka tubaheze 5 umuntu yeditinze atumuheze nayo 5 bagabaye 40 ikindi wakoresheje niki iriya modoka wayikodesha nkahe kandi ariho uri kugena ibiciro iriya modoka sinapfa kumenya ngo wayikodesheje nese ko utazi kumenya ko nayikodesheje ayagahe nyine kandi ukaba urimo kugena ibiciro nyirayahari ahubwo ari nkawe nyine urabona itarenza nkangahe imodoka ntabwo mbizi ese reka nkubaze wowe nyine kandi wakomeje kugena byose washutinze umuhaye amafaranga wagize icyo cyose umuhaye amafaranga n'imodoka twakodesheje yigenere nyine mwarayikodesha mwagirana amasezerano ko si uriya mwarara amasezerano mugeze mugirana none se ari amasezerano twigeze tugirana imbuga zageze muri fone yanjye cyangwa mu byangombwa byanjye gute kandi nta masezerano twagiranye ntabwo twumvikanye ntabwo twumvikanye none se uriya mwana afite imyaka yo kumvikana n'umuntu be nimba nta myaka afite yo kumvikana n'umuntu nta kibazo niba ajya kundega amategeko araharerega yo kudukiranura none se wagira ngo erega buriya byose dukora tuba tubizi mwana ntabwo mpfa gukora ibintu hubuhubu none si ben ikibazo mbaza erega winera ubwango ngo nta myaka yujuje winera ubwoba kuko nta mwana utunga imbuga nanone ibyo ubimenye bene kanwazi wowe icyifuzo cyawe ni iki none se ko urimo kugenera amafaranga indirimbo yakoreshejwe nyine wowe ukoresha uvuga ati ahubwo mbonye imodoka nayigenera nk'ibihumbi 2 urumva n'umukobwa namuha nka 2 urumva hari n'umukobwa wemera kuza muri songe yawe ku buntu icyo kintu nacyo ukibuke wamuha agaciro buriya yaje ku buntu uzamubaza ati uriya mukobwa yaje ku buntu nyine buriya rero umwana kubaza uriya mukobwa yagiye kumuzanira uzi uko ariko nabo mu cyaro mwa nimba ari utwo nabo mu cyaro se ahubwo hari ikibazo reka niwemera ko iriya modoka tuyihereze nawe 5 kuko hari igihe wafata n'imodoka iri kwitambukira bavuga ati njutingira kano kantu imodoka nayo tuye 5 kuko hari igihe wanayihagaruka avuga ati reka njutingira kano kantu umuheze 5 ntabwo shoferi yabyanga uri kumva ubwo bibaye 25 uriya mukobwa uri kumva nawe reka tumuheze 5 ko ntabwo yatahira ukabibaye 50 hari ikindi ubwawe basi wenda niko wibwira nta kindi nakurenganya pe nose ngiye nkubwiye 50 ushaka nkahe mva bro basi so wenda uri kumwe na papa we ngo wenda tunavugane nawe ahari kugira ngo tubyumvikane tubinoze ko nawe nta burenganzira umufiteho oya ngiye papa we atari ndamubera urahamubera ni ibintu biri ariko ibyiza nta burenganzira ufite ku mwana kuko nanjye uriya mwana aho se atahari nari mamubereye ahubwo washaka se urumva ibintu tukabyumvikana nawe abyumva kuko namwe ubwo urumva nta cyizere mfite icyizere oya sinkuhaye umwanzuro se ushake se nyine tubyumvikaneho neza ibintu rwose nimujya kundega rwose ahubwo muraba mukojeje agati mu ntoki none se wo ben ngo wazi ikindi kibazo
amafaranga kuva yakugeraho nda amafaranga igeze ahabwa. ahubwo se reka nkubaze, kuva yangeraho ntago yariye ntago yambaye? Yarambaye nyine, si wowe nta mafaranga yahawe? Ayahe? Ese ko amafaranga yinjiye nawe abizi? Erega buriya ntabwo najya gukoresha umuntu atabishaka, urumva? Ntabwo agiye kuba ibyumweru 2 hano atabishaka. Ibyo urabyumva? Nawe ahubwo ntabwo sinzi ibintu wakakwiye kubumbaza, ahubwo nimba umwana yaraje akambara akarya akisiga najya kumugura, ntabwo nari mwana nari mufitiye iterambere, urumva? Ahubwo uburyo mwashatse kwataka ibintu runaka, mwatatse ibintu mutazi nibura ukuntu mwagiye kwataka. Icyambere cyo uriya mwana iriya channel yaranze kuba monetize, wumve ukuntu mbafitiye n'impuhwe mwana, wumve n'ukuntu mbafitiye n'impuhwe, urumva? Nawe arabizi ndashugurika nshaka ibyangombwa byanjye nshyiramo buri kimwe cyose, kuko bigaragaza ko nta mwana utunga imbuga hariya habe namba, buriya n'ibira bintu byose afite harimo ibyangombwa byanjye. YouTube channel bari bagiye kuyisiba, itango bitamo irangamuntu, bitamo disesi yanjye, bamwemerera kugira ute, bamwemerera kuba yakemererwa guhembwa, urumva? Ubwo byo byose rero mbibwiye ngo ngiye no kubaha imbuga zanyu, ndamutse mbikuyeho channel bahita bayisiba. Ibyo byo urabyumva? Nabyo rero nawe muri kubyirengagiza, usibye kuburana imbuga gusa, urumva? Kuko nta burenganzira afite bwo kuba yagira ute, yakoresha ibyangombwa byanjye ku mbuga ze. Buretse reka ngushakire yewe muvugana. Niyo mpamvu ndi kukubwira ati unshakiye papa we n'iki, niwe twabyumvikana nkamenya ngo ninkuraho n'ikintu na kimwe. Ntabwo byoroshye mw'abantu. Ese uri nkawe bakaguha guca urubanza rw'aba bantu bombi uko bumvishe, haba se Olivier Boy, Ben Music ndetse na Kajo Promoter, wowe uri kumva ari nduri mukuri? Ese uri kuba ikibazo cyakemuka gute nyuma yo kumva ibi byose? Tanga ibitekerezo bya muri comment, birakenewe, kandi wibike no gukora like ndetse kandi ukore share, usangiza abantu bawe ibintu byose. Nitwa Kevin Swaninganje, ndabashimiye cyane.